hanyuma Imana yabwiye ngo vugane n'abantu bayo ngo hari ibyirambiwe. Ariyo mpamvu nabonye abantu batwite inda z'ibyaha, inda z'ubusambanyi. Icyo twita inda y'ibyaha wabona iki? Abatinganyi batwicaranye ku ntebe wareba iki? Abantu bihane, Imana idutabarira igihugu. Haleluya, abantu nitwihane. Kera habayeho nari umuvugabutumwa, nari umuhanzi, nari umuririmbyi, nari umunyamasengesho, nari umudiyakoni. Nibyo tugize gute dusigara. Hanyuma Imana yabwiye ngo vugane n'abantu bayo ngo hari ibyirambiwe. Irambiwe amasengesho adafite icyo amaze, irambiwe abapasiteri badafite icyo bayimariye, badafite icyo bayinjiriza mu murimo wayo. Imana irambiwe abahanuzi badafite icyo bayimariye mu itorero. Irambiwe abavugabutumwa badafite icyo bayimariye hehe mu itorero. Imana igarutse mu murimo wayo Pastor Moyi, kubera yuko ibiri gukorerwamo ntacyo bimariye Imana. Ni amatiku, ni amashyari, ni inzangano, ni ubugome bwuzuye imitima. Ariko batubona twuruhimbi turirimba duceza kavuga ati uryamanitse, ariko mu mutima wawe ririmo ubwami bw'Imana bukurimo. Uraza gusenga usize ucumbikishije umwana, iby'Imana wamaze kubyiyambura, iby'agaciro Imana yashyize muri wowe wamaze kubitakaza, wamaze kubijugunya, wiyambura umwambaro w'agakiza. Ukomeza kuririmba, ukomeza guhanura, ukomeza gusenga, ukomeza kubwiriza. Ariko ndashaka kukubwira ngo Imana yarakubonye. Urya n'urya yitwa Imana, ube mu nzu ntuyirema yitwa Imana, ugira icyubahiro n'ukigira yitwa Imana, kuko ye n'igishakisha ikifitemo. Haleluya, ikifitemo, yifitiye icyizere cy'ibyivuga n'ibyikora. Hanyuma mbwire abavugabutumwa, ubushize Imana yigeze imbwira ngo nimbabwire ngo ije kubakubita inkoni y'ubushomeri. Mwicare kuko ntacyo mwari mumaze. Mwicare. Uyu munsi abashomeri baragwiriye kandi bari bafite iki? Umurimo. Ariko umurimo wakora warahagaze kubera inkoni. Hari igihe Imana ivuga ngo nje gukubita, yabinyuza mu bayobozi ngo abayobozi barwanya Imana. Ntabwo barwanya Imana, bari mu mugambi wayo, bari mu mugambi wayo. Gusenga kwawe bifitiye iki Imana? Bimariye iki Imana? Kuririmba kwawe bimariye iki Imana? Kuba muri iri teraniro kwawe tutitaye ko tumaze kabiri tutarya tutanywa bimariye iki Imana? Ese amasengesho usenga Imana yayashingiraho ibaho umuntu muri iri teraniro? Cyangwa ije yakubwira ngo sohoka hano wakivumera? Ije yakubwira ngo sohoka hano wamugambanyi? Cyangwa ije yakubwira ngo sohoka hano wamusambanyi? Ariyo mpamvu nabonye abantu batwite inda z'ibyaha, inda z'ubusambanyi, inda z'ubugome. Murashaka aho muzibyarira mwahabuze, mwabyaye izo nda mukihana muri iri teraniro. Mwuka w'Imana akamanuka akongera kubuzura, mugatwita inda y'Umwuka Wera. Haleluya, mugatwita inda y'Umwuka Wera, mukongera kuzura imbaraga. Mwabahanuzi mwe mukongera kuzura imbaraga, amaso yanyu akareba, amatwi yanyu akumva ijwi ry'Imana. Ayi Yesu, amaso y'abahanuzi ntakireba. Urareba iki se? Urareba iki twita inda y'ibyaha? Wabona iki? Abatinganyi batwicaranye ku ntebe wareba iki? Abasambanyi bari kuduhanurana batwita inda z'ibyaha, bamubona yuzuzwa mu Mwuka Wera. Nawe utwita imbwa. Maso yarahumye, ntawe ukireba,
ntawe cyumva ijwi. Niyo mpamvu duterana n'abasambanyi hagataha ati niba ari bariya aho sinzanabasubira, ntawe ukibona. Abantu batanambona. Haleluya. Abanyinda batwite nibazibyare muri aya masengesho, nizivuke abantu bihane, Imana itugirire neza. Abantu bihane, Imana idutabarire igihugu. Haleluya. Abantu nitwihane, Imana isubiza inkota yayo mu rwubati. Bitabaye ibyo nta kabuza inkota y'Imana iramanutse. Ntabwo ikanga nuko twayakoze ari ayibi wo kurengera iramurengera, ariko nitwihana tukabyara izinda muri aya materaniro, abantu batwite zitarimo abana bazima, Imana yiteguye kongera kuzuza abantu Umwuka Wera. Haleluya. Imana yiteguye kongera gutanga imbaraga muri iri teraniro. Imana ishimwe, abantu bakongera bakuzuzwa Umwuka Wera. Haleluya. Abantu baratwite ariko sinda z'umwuka, batwite inda z'imyuka yo mu bapfumu. Mwitonde cyane. Abahanuzi bose ntabwo ariko buzuye umwuka uva ku Mana. Naje guhishurirwa, Imana irambwira ngo hari abahanuzi bakiriye umwuka uva ku bapfumu, mu myuka mibi y'abantu baba barapfuye. Iyo myuka ntibone ubugingo, ikaze rero uko abantu barushaho gukora ibyaha bari mu murimo, niko iyi myuka irimo kubinjira. Ugashika ukuri muvugana n'umwuka wa gipfumu, Imana yavuganye nawe, Imana yakoranye nawe, Imana yavuze. Kontorora mama, kontorora ijwi rivugana nawe, kontorora umuhanuzi usengana nawe, kontorora mu mwuka, wikontorora mu mubiri, kuko mu mubiri uzabona ibitandukanye n'ibyo wakarebye hehe mu mwuka. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagire gute, bagende. Ariko kuko Abisirayeli batari barigeze bamenya Imana, Mose arimo kubabwira ngo bamwe barema ibicu, barema inteko yo kurwanya nde, Mose. Aravuga ati ariko Mose, nubwo utubwira ngo nitugende, iyi nyanja ntabwo uyibona, turayinyuramo gute, turambuka gute, turaca hereze. Ariko Mose agakomeza kumva iki ijwi, babwire bakomeze bagire gute, bagende. Mubwire ngo ntabwo agakiza kaza mu mudamarara, agakiza kaza mu gihe cy'ibibazo, agakiza kaza mu gihe cy'amakuba. Ubu sugira ngo bimeze gutya, Imana iri kure, Imana iri hano, Imana iri kumwe nawe, kubera yuko irimo kuvugurura. Haleluya. Bamwe bateranya itsinda ryo kurwanya nde, Mose, babona yuko Mose ibyo ababwira ari ubuyobe, babona ko ibyo Mose ababwira ari ukubashuka. Ariko Mose akimara kumva iyi mvugo, ngazamuka umusozi ajya kwinginga Uwiteka. Haleluya. Ntabwo yigeze agira igihe cyo guterana na biki amagambo. Ariko ureba umurokore w'uyu munsi ngo ntabwo mutwite, muratwite amagambo, muratwite ubusinzi, turatwite ibyaha bitandukanye, amagambo yaturenze. Jya kuri YouTube ureba umukobwa uriho bita Zawadi, ureba barimo kumutera amagambo, ni abarokore bagenzi be, nta mupagani uriho uri kuvuga Zawadi. Ariko iyo twabaga abanyakuri, twamenya ko umwambi Satani arashe Zawadi, nawe ejo yawukurasa kandi ukamufata, warangiza ntumuremere intebe yo kumuvugiraho amagambo nk'ayo ndi kumva, ahubwo ukiginga ugasenga Imana, ukavuga ngo abasigaye Mana bakomereza amaboko. Haleluya. Ariko
bisigayemo ni amagambo urimo kumuvuga, kuko ayo magambo ntacyo yunguye Imana, ahubwo ari gukomeretsa, arimo gusenya, arimo kumanura, ntabwo arimo kuzamura. Babwire ngo uwakagize ubwenge ntabwo yakamuteye ibuye, ahubwo yagasenze akavuga ngo Mana ugatabuye ku iseta. Haleluya! Haracyari amahirwe, haracyari ibyiringiro yuko wakongera ukamugarura mu nzira yawe, akongera akaba umuyoboka muzima ukurikiye Kristo. Mubwire ngo umuntu yaguta ariko Imana ntiyaguta, umuntu yagusiga ariko Imana ntiyagusiga, umuntu yakureka ariko Imana ntiyakureka. Muri ibyo yaravuze ngo sinzabata, sinzabata, sinzabahemukira. Imitima y'abaza abandi yabwirije, ntabwo yagahindukiye ngo imubwire ngo awa, kandi warigeze ufashwa n'inyigisho zaturutse mu kanwa ke, warigeze ukizwa kubera ko yabwirije mu giterane, wari wicaye ugataha washujwemo imbaraga. Ntabwo wari ukwiye kumwitura nk'uko isi igeze gute imwituye, wari ukwiye kumugira ku mavi, wari ukwiye kumugira ku musozi. Wacu yaravuze ngo abajyana na Yesu gutabara bagatabara abandi, abo nibo bazabona iki? Ingororano. Ariko urebe ukuntu Satani ajya turasa natwe ubwacu tukitera. Umwe muri twahura n'ikibazo, kamera tukazegura nk'uko baziteye. Ubu nubona ko baziteye ndi kubwiriza, ejo hagize ikivugwa bazigarura hano bati n'ubundi twarabibonaga, ntiyakizwaga, nta gakiza yagira, uriya njye ndamuzi, twaragenda. Iyi kamera bantunze ubu bayintunze kuko mpagaze neza, ariko ejo nihagira ikiza uwo mutabona mpamya hano muzayibona, amvugaho nuka atanahazi, amvugaho yambonye tutarahuriye. Ariko kuko ari igihe Shitani aba azanye ku muntu akamushyira mu kibuga, yarangiza agakoresha twe twicaye aho, tugafatira amabuye icyarimwe tukayamumisha. Nyamara Yesu yari mu iteraniro, ngo Abayuda bafata umugore bamuzanira Yesu, ngo bamusanze mu cyaha cy'uko yafashwe agize gute? Asambana. Ngo baramuzana, ngo babwira Yesu ngo uyu mugore yafashwe asambana, kandi itegeko ririho ivuga yuko umuntu ufashwe asambana aterwa amabuye akagira gute? Akicwa. Ngo Yesu abanyuzamo amaso. Ndashimira Yesu utareba inyuma, ureba mu mutima. Ngabanyuzamo amaso, arabitegereza, abitegereje abona muri bo nta mukiranutsi urimo, abona muri bo harimo abajyaga basambana nabo. Kandi ikintu uyu mugore arusha aba bantu nuko we ntiyari yarigeze kumenya Imana, ariko aba bari bamuzanye bari batuwe bazi iki? Imana. Ngo Yesu yurama hasi yandikisha urutoki rwe, ngo uwasomaga inyandiko wese ngo yabonaga ibyaha byari byanditsweho agahita agenda. Ubwire ngo abantu baraguta bakibwira ko bagutaye aho ugomba gupfira, kubi bagutaye ku birenge by'uwitwa Umukiza. Haleluya! Kubera ko Yesu ari Umukiza, akiza ubugingo agakiza n'umubiri. Arangije aramubwira ngo wa mugore we, abakuregaga bari hehe? Abakuregaga bagize gute? Bari hehe? Ubuze uyu munsi ibirego dufite, ibirego birega abandi, ariko Imana ikeneye ngo twikosore. Haleluya! Imana ikeneye ngo twikosore, kubera ko nitwikosora turabona iki? Umugisha. Aramubwira ngo kuva uyu munsi genda ibyaha byawe ugize gute? Urabibabarira, ariko ntukongere gukora icyaha iki ukundi. None uyu munsi twebwe twabigize ndabimenyereye. Reka mbabwire Imana hari ibintu irambiwe. Imana iraguhereza amafaranga 1,100, utabuze aho basohokera. Uyu yavuze ngo twagiye kurya amagi, ariko ntabwo twagiye muri bare. Ndagiye ugahita umenya buwate aho ziba, ugahita umenya akabyiniro aho kaba, ugahita umenya akabari aho kari, aho utaruzi ugahita ugira gute? Uhamenya hejuru y'1,100 gusa. Imana iguha gahita uyibwira ati umva sigara n'ibyaha, genda agiye ku 100 gusa, ubwiguhaye 500 wakora ingati.
wakora ibingana gute, ariko Imana ikeneye gukizwe ufite igiceri cy'ijana, ikeneye gukizwe ufite miliyoni, ikeneye ngo ukizwe ufite umugisha utanaharugira gute ukizwe. Wihindurwa n'ibihe, wihindurwa n'igihe Imana iguhaye gitoya gusa utazi igihe uzaba ngo gitume wibagirwa iki Imana. Amafaranga Imana iguhaye gituma wibagirwa iki Imana. Akazi keza Imana iguhaye gituma wibagirwa iki Imana. Urugo rwiza Imana iguhaye gituma wibagirwa iki Imana. Unaniwe gusenga, korera Imana igifite iki uburyo. Haleluya. Uyu munsi dufite abantu Imana ibeshejeho mu mahirwe ya kabiri, ariko ntabwo tujya tuyaha iki agaciro. Ndashaka kubwira ngo impamvu tutaguye kuri iriya senta, impamvu twari badukuka butaragomba abandi bagomba, impamvu wabyaye neza ugatahana umwana muzima nawe ukaza uri muzima, impamvu warwaye ugakira, impamvu wagiye mu bitaro igitanda uryamyeho bakaba bagikuyeho undi bamujyanye muri morgue wowe ugataha, ntabwo ari ukugira ngo uze kwereka Imana munsi y'ikirenge, ntabwo ari ukugira ngo uze kuyibwira ngo ibi nabikoraga kuko nari ntarasobanukirwa. Imana ikugaruye gukosora ibyo wakosheje mu gihe gishize. Imana ikugaruye iguhaye ayandi mahirwe yo kubaho gutunganya ibyo wangije mu gihe gishize, kubera ko iguteguje ko nawe ejo ari wowe ugize gute ukurikiye. Ariko igihe iguhaye ntabwo ukibona, ntabwo ukimenya kuba ugarutse mu buzima, ntabwo ubimenya, urumva ari ibisanzwe. Ariko usubije ubwenge bwawe inyuma wakavuze ngo hari ibyo nari narishe, uyu munsi ngaruwe mu buzima ngo mbikosore ngendane n'Imana neza. Impamvu Imana ikomeje kutwingingira gusenga ni ukugira ngo tugire ibyo dukosora, ni ukugira ngo tugire ibintu twongera gusubiza mu nzira, twongera gusubiza mu mwanya wabyo. Imana irahereza umuntu amafaranga 10,000 nko muri ibi bihe turimo, akavuga ati Imana igiriye neza, akayarya umunsi umwe. Nyamara ntabwo azi ko ari amahirwe Imana imuhaye yo kubona ibyo 10,000 ejo uzaba utayafite. Wakagize ubwenge wakavuze ngo Imana impaye umugisha wo kubona uburyo 5 mbirye ibindi bibiri, ariko agahita agenda yose akayarya umunsi umwe. Ejo yarangiza ati munsengere, munsengere. Hari ibintu ngenda ajya nsengera. Muraherutse kuza mu rugo ngo nimusengere, aza yambaye isengeri. Ndamubwira ngo unyuze mu muhanda amabere ari hanze. Ubu ngubu nta soni, usibye no kuba dufite indangagaciro z'uko dukijije n'umuco nyarwanda ntabwo kwemera kunyura mu muhanda wambaye utya uje imbere y'iki y'Imana. Bagenzi banjye twari kumwe n'abandi uyabaje kuraguza mu musengero cyane, kuko ubashije kumenya aho ugiye wanahubaha, ubashije kumenya ko atari imbere y'umuntu ugiye wabyubaha, ariko impamvu utabyubaha nuko utazi agaciro kawe ugize gute ugiye. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo bwira ubwo bwoko bukomeze kugira gute ugende. Imana irimo kuvugana natwe ngo ukomeze ugire gute ugende, wicike intege, wisubire inyuma. Haleluya. Komeza urwane, kubera yuko Imana yiteguye gutanga intsinzi ku buzima bwacu. Tugiye gusenga mu kanya. Ababisiraheli Imana ntabwo yabakojeje isoni, bakomeje urugendo rwabo. Imana ikora igitangaza ku nyanja itukura, n'uyu munsi tutarongera kumva mu mateka y'isi, ngica umuhanda mu nyanja. Abisiraheli bambukira ku butaka humutse nta mazi ari. Ariko uza Abisiraheli bamaze kwambuka inyanja, uzi ibyo bakoreye Imana? Ngo barahindukiye ngo bafata igishushanyo cy'ikimasa cy'ifi kigirwamana, baravuga ati iyi niyo yadukuye muri Egiputa, iyi niyo
Imana. Umwana w'umuntu aribagirwa. Umukorere neza n'umukorere neza umwana w'umuntu agira gute? Aribagirwa. Iyo mpamvu muri aya masengesho Imana irimo kukubwira ngo ibuka aho Imana yakuvana. Haleluya. Ibuka aho Imana yagize gute? Yakuvana. Urebe n'ahantu Imana igize gute? Ikugejeje. Nurangiza ibyo wagomeyemo Imana, uko wayisuzuguje kose, upfuka mubwira Imana ngo igiye gute? Ikubabarire. Inzira Imana agombaga guca ku buzima bwawe yaraziciye. Uitacirira inzira avuga gahura bese. Icyo Imana yagombaga gukora muri twe yaragikoze. Ariko ikeneye kumenya ngo twebwe icyo yadusabye gukora twaragikoze. Niyo mpamvu tugiye gusenga Imana. Navuga byinshi, ariko umwihariko tugiye kugira ubwo tugiye gusenga muri ibi byiciro. Tugiye gusengana n'abantu bemeye guhindukira bakagarukira Imana, bakemera kurarama, bakareba mu ijuru. Imana ikababohora, Imana ikabagirira neza, Imana igatuma inda abantu benshi batwite zivuka z'ibyaha, bakihana, bakatura, Mwuka w'Imana kongera akabatahamo. Tugiye muri uwo mwanya wo gusenga kugira ngo dukurikizeho iyindi gahunda dufite, ariko nakubwiraga ngo itekerezeho. Haleluya. Itekerezeho. Itekerezeho nanjye nitekerezeho, ubundi dusengane Imana.